inkomoko y'umunsi mukuru wa Noheli. Ese waba uzi impamvu ya Noheli, impamvu ihari? Ese waba uzi impamvu yizihiza, uko yatangiye, uko yageze muri Afurika no mu Rwanda, kugeza aho uyizihiriza? Niba uri umwangilikani, umukatolike, umuprotesitanti, wageze ahantu hanya ho gusobanukirwa mu by'ukuri ibintu bisobanukiwe neza, uraza gutungurwa. Ese ubajijwe yuko Yesu Kristo yahawe impano n'abayimuhaye, wabasubiza nk'umuntu w'umukristo? Uhaye ikaze mu gusobanukirwa na byinshi kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Noheli ni umunsi mukuru wizihizwa n'abakristo bose ku isi, ndetse abayehova, abadive, n'abayisilamu ndetse n'abandi bake. Bakaba wizihizwa buri mwaka tariki ya 25 Ukuboza. Ariko inkomoko yayo bavuga ko mu by'ukuri igizwe n'ibice byinshi, ariko muri byo tugiye kuvuga muri bitatu by'ingenzi. Mu ntangiriro, abakristo ba mbere bizihizaga Noheli nk'uko tubizi cyangwa se nk'uko tubyizihiza uyu munsi. Batangaga agaciro ku rupfu rwa Yesu ndetse n'izuka rye. Ku kinyejana cya 4, Kiliziya yemeje ku mugaragaro ko 25 Ukuboza ari umunsi wo kwibuka ivuka rya Yesu cyangwa se Yesu. Iyo tariki yahiswemo ko yahuriranye n'iminsi y'icyizere n'urumuri rwo mu bihugu by'i Burayi, bityo urumuri rwa Yesu cyangwa se Yesu rugahuzwa n'urumuri rw'isi. Impamvu ya mbere rero, bavuga ko Noheli mu byanditswe byera ari byo Bibiliya, ivuga ko Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo yavukiye i Betelehemu. Ivuka ya Yesu iboneka cyane mu gitabo cya Matayo ndetse na Luka umutwe wa 1 ndetse n'umutwe wa 2. Impamvu Noheli yashyizwe kuri iyi tariki ya 25 Ukuboza rero yavuye ku kinyejana cya 4 nyuma ya Kristo. Itorero rya mbere ryemeje kwizihiza ivuka rya Yesu cyangwa se Yesu Kristo ku wa 25 Ukuboza, gusimbura iminsi mikuru ya gipagani. Icyo cyari icya mbere. Muri Roma ya kera ku wa 25 Ukuboza hizihizwaga Dies Natalis Solis Invicti. Ibi bikavuga cyangwa se tukaba twabigereranya n'umunsi w'izuba kandi ridakingwa. Yitwaga Saturnalia. Aha itorero ryashakaga guhindura ibitekerezo by'abantu, gusimbuza imigenzo ya gipagani, kwizihiza umunsi mukuru wa Yesu Kristo nk'urumuri rw'isi. Bityo Kristo cyangwa se Yesu Kristo yafatwaga nk'izuba ry'ubutungane nk'uko tubisanga mu gitabo cya Malakiya umutwe wa 4 n'umurongo wa 2. Guhuza ivuka rya Yesu n'igihe cy'urumuri, ibi byashushanyaga ko Yesu cyangwa se Yesu aje n'urumuri n'ibyiringiro bikuraho umwijima w'isi yose. Ibisobanuro bya Noheli, abakristo ndetse n'urukundo rw'Imana yoherereje umwana wayo ibyiringiro mu bantu bose, ndetse bigasasirwa no kwiyoroshya. Aha rero bigaragazwa n'uko Yesu yavukiye mu kavure, havukire mu nkono nk'ikimenyetso cy'abantu bakomeye, ahubwo akavukira mu kavure nk'ikimenyetso cy'ubwiyoroshye. Noheli rero ikaba umunsi wo gushima Imana, gusenga, gusangira n'abandi, cyane cyane abakene n'abababaye. Bimwe mu bikorwa rero bikorwa umunsi mukuru wa Noheli kugira ngo umunsi urusheho kugenda neza, nko mu byo twavuga nk'igiti cya Noheli harimo gutegura impano ku miryango, ku bakundana, guhanga indirimbo nshya za Noheli ndetse n'ibindi. Ariko ibi byose tuvuze bifite aho byavuye n'ababizanye ndetse n'ubusobanuro bwabyo. Uwo gutanga impano bikomoka ku bamagayi bazaniye Yesu impano muri icyo gihe mu ijana cya 4. Indirimbo za Noheli rero zikaba ziramya Imana kandi zigahuza abantu. Igiti cya Noheli gihagarariye ubuzima n'icyizere. Gusangira amafunguro birumvikana, bikagaragaza urukundo ndetse n'ubumwe by'ababisangira. Abamagayi rero bari abanyabwenge cyane ba kera, abo twita abahanga, baturukaga mu burasirazuba East mu bihe bya kera. Bakaba bari bazi siyansi cyane yo hambere, cyane cyane mu kwitegereza iby'inyenyeri, astronomy, ubwenge n'ubuhanga wisdom. Bari kandi abantu bubashywe cyane mu bihugu byabo kuko bari abantu cyane cyane.
Muri abo bahanga rero bavugwaga ko bakomoka mu burasirazuba, ahenshi bavuga muri Perisiya, ni Irani y'ubu, bagaturuka nanone muri Babiloni ahahoze ari Iraq. Ibyo bihugu byari bizwi cyane mu bumenyi bw'inyenyeri n'ubwenge bwo hambere mu bihugu byabo. Noheli yahereye muri Afurika ya ruguru, cyane cyane mu gihugu cya Misiri, Egypt, dore ko ari igihugu cya mbere mu by'ukuri muri Afurika cyakiriye ubukristo. Abigishwa ba Yezu rero cyangwa se ba Yesu n'abamisiyoneri n'intumwa harimo Pawulo na Mariko bazanye ubukristo muri Afurika. Kwizihiza Noheli bitangira gukwirakwira muri Afurika ya ruguru harimo Misiri na Libiya ndetse na Tunisiya. Etiyopiya yakiriye ubukristo kare cyane mu kinyejana cya kane. Mu gihe cy'ubukoloni ikinyejana cya 19 na 20, abamisiyoneri b'i Burayi bazanye ubukristo muri Afurika yo hagati, Afurika y'Iburasirazuba harimo n'u Rwanda. Noheli yashyizweho n'itorero rya mbere cyane cyane ry'i Roma. Mu by'ukuri Noheli reka tubifate ko ari umunsi w'Imana, umunsi uduhuza, umunsi wo gusangira n'inshuti zacu, kubategurira impano, ariko noneho tuvugurura ubukristo bwacu. Niba wakunze iyi video kanda subscribe, usangize n'abandi, kandi uduhe ibitekerezo byawe muri comment. Muvandimwe wakoze kubana natwe, duhurire mu bindi biganiro byacu biri imbere.